Mbahaye ikaze nshuti bene data muri aya materaniro, umwuka w'Imana abane namwe kandi akomeze abishimire, ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bikomeze kuba kuri mwebwe. Mbahaye ikaze abantu bari kuri Yada, bari live kuri TikTok, ndetse n'abantu baradukurikira hano kuri YouTube ya Prince Robert Rwanda. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bikomeze kubana natwe. Masenge turakwakiriye. Murakoze cyane. Ndi kumwe na madamu araza kudufasha kuririmba. Ineza n'urukundo rw'Imana rero bibane natwe kandi kwera kwayo kukomeze kuturengere. Reka tufatanye uyu mwanya twinginga Imana. Umuntu wumva aremerewe, umuntu wumva umutima we ugoswe n'amakuba, ugoswe n'ibyago, reka mbabwire yuko ibyago n'amakuba by'abakiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri ibyo byose. Ubuntu n'urukundo rero rw'Imana rukomeze rubarengere, rubatabaraho muri abari mu mage, abari mu ntambara, abari mu makuba, abari mu bigeragezo byinshi bigiye bitandukanye. Turaza gusengera abantu b'Imana bafite ibigeragezo byinshi bigiye bitandukanye, abagoswe n'uburwayi, abagoswe n'imanza, abagoswe n'ubukene, abagoswe donc bakikijwe n'amakuba n'ibyago mu buryo ubwo aribwo bwose. Imana y'amahoro ikomeze ibagirire neza. Reka dufatanye turirimbe ino ndirimbo ya 90 mu ndirimbo z'agakiza. Ni indirimbo ivuga ngo ay'Imana y'ukuri komeza kunyobora. Dufatanye kandi umwuka w'Imana agumye abane natwe. Amen. Twagiye dufashe tuzamuke turirimbe. Ay'Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka, mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona nibi kwizera umwami no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye, nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, ampesha no kwinjira vuba mu mahoro. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, ampesha no kwinjira vuba mu mahoro. Ubu rugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru, umukiza niyari nanjye nkwiriye kujya, kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbazanye ibyishimo, nzanezezwa nuko ariwe wanguza amara, kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbazanye ibyishimo,
nzanezezwa nukwa niwe wanguza amara muri iyi si huzuye umuruho nama icyo nkeneye cyo simerako nkibo ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuza bona ingororano yanjye ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuza bona ingororano yanjye mw'ijuru sinzabona abanzi banjye nta nicyo nzahabu mw'ijuru ry'amahoro nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu ndashima Imana mvuza impundu nti haleluya nzarambura amaboko mpimbaza umwami ndashima Imana mvuza impundu nti haleluya nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. haleluya uyu muririmbyi yararimbye avuga ngo nzashima Imana ku munsi mukuru nzahimbaza Imana ubwo umwami Yesu azaba anyakiriye mu rurembo rwe. Undi wa 39 yararirimbye aravuga ngo igihugu cyiza kiradutegereje, nayo reka tuyiririmbe hanyuma masengesho abe yitegura kutugezaho ijambo ry'Imana. Ni 39. Namwe mudukurikiye kuri online mufatanye natwe guhimbaza Imana. Haleluya. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo rukomeze rube kuri mwebwe. Ni indirimbo ivuga ngo igihugu cyiza kiradutegereje, reka tuyifatanye nayo tuyiririmbe. Igihugu cyiza kiradutegereje mw'ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu, kandi iminsi turimo nayo ni kwita n'ingoga, uwihanganya azaragwa icyo gihugu. Dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje, buri hafi, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Twizeye rwose kuzabona icyo gihugu ko kiri, dutegereje gusa uwaducunguye.
ibimenyetso bitwereka ko agiye kugaruka, bitwereka ko wa munsi wegereje. Dore ubwami bw'Imana buregereje buri hafi, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Kandi ibyanditswe nabyo bivuga ko Yesu aza vuba, ubwo azagaragarira ku bicu. Haleluya, haleluya, azaboha wa mugome umwe wagerageje kuturimbura. Dore ubwami bw'Imana buregereje buri hafi, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye we, mutima wanjye b'amaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Kandi abantu benshi barananiwe gutegereza, ubakanguze vuba bya bimenyetso, kuko ijambo ry'Imana rishaka gusohora vuba. Nukuri tubona ko Yesu aza vuba, dore ubwami bw'Imana buregereje buri hafi, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye munsi utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Dore ubwami bw'Imana buregereje, ntagisigaye. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye we, mutima wanjye b'amaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Turimo 38 vango ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza iby'ejo, nibaza uko ejo bizaba bimeze, nzajya nibuka yuko Imana ihoraho imenyera ibinkwiriye byose. N'abadukurikiye live, reka dukomeze dufatanye muri iki gihe cyiza cyo kuramya Imana no kuyihimbaza. Tuzamura ivuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko iginungisha ibinkwiriye, umunezero n'umubabaro byose abinzanira mw'amahoro. Umunezero
zero n'umubabaro byose abinzanira mw'amahoro bahafi ambahafi ndetse buri munsi kandi angerera ubuntu ajya nyikorerera imitwaro niwe data kandi niwe mana nguku kwajya ntunga buri munsi ajya ndamira muri ibyo byose buri musaza ajyamo imbaraga iryo ni isezerano y'amaye buri musaza ajyamo imbaraga iryo ni isezerano y'amana yanjye komeza ujye umfasha ngutaramire neza icyo umbwira moreni zeye ijambo wambwiye sinkabure kumbaragaza mu bikomeye no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjya numimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjya mu bikomeye no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. haleluya haleluya. no mu bikomeye turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe imitima y'abantu iremerewe, imitima y'abantu ishavuye, imitima y'abantu ifite intimba n'agahinda, ariko uyu muririmbyi asubijemo imbaraga avuga ngo no mu bihe bikomeye, no mu bihe biruhije, no mu bihe by'amakuba, no mu bihe by'intambara, no mu bihe byo kubura ikirengera, mu imbaraga kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Dufite abantu bafite intambara, imitima iremerewe, ibigeragezo biba bwose hirya no hino, ariko umuririmbyi abasubijemo imbaraga, aravuze ngo no mu bihe bikomeye, no mu bihe by'amage, no mu bihe by'ibigeragezo, mu gihe byo kugambanirwa, mu bihe byo kwicwa n'inzara, mu bihe bigiye bitandukanye, umuririmbyi yaravuze ngo umpe imbaraga kubw'ubuntu bwawe. Amen. Kandi si twe twenyine, hari n'abandi bera bose bari mu isi batari kumva ibi turi kuvuga, nabo baha imbaraga mu bihe by'amakuba. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze ibishimire mu bihe byiza dutaramye byo kuramya Imana no kwihimbaza. Tugiye kwakira mwene data amasengesho atugezeho ijambo ry'Imana, kugira ngo dukomeze dutarame muri iki gitaramo cyiza cy'abera. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwe, Mwuka Wera amuhe kutwigisha. Reka tumusengere mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turagushimiye, tugushimiye ko waremesheje ijambo ryawe, ibyaremwe bikabaho. Waravuze ngo nibibeho bibaho, n'uyu munsi hari byo tugiye kurema ku buzima bwacu. Reka umugaragu wawe ahagararane nawe, avuga abwirijwe nawe, umuyoborereshe ineza yawe n'ibambe ryawe,
ubwiza bwawe n'ibambe ryawe ariryo rimuyobora. Urakoze icyo ushima ko tuganira muri aya materaniro kiyoborwe nawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane. Tuganire ijambo ry'Imana riri mu Baroma, urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma. Turasoma ku bice 13 duhereye ku murongo wa 11. Amen. Imana ishimwe cyane. Pawulo yavuze ngo nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegere kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Muririmbyi turirimbye aravuze ngo no mu bikomeye. Haleluya. Mu bikomeye biriho ubu undamburira amaboko. Haleluya. Uyu munsi turi kugenda twinjira mu bikomeye. Bibiliya iratubwiye ngo agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Iyo ijoro riri kugenda rikura, ibibi byinshi biba biri kugenda byiyongera. Ni ukuvuga ngo ibikomeye n'indwara burya zikura nijoro. Abantu barwaye barabizi ko bajya baremba mu bicuku by'ijoro kuruta ku manywa. Ni ukuvuga ngo iyo ijoro rikuze hari ibintu byinshi bibi bikomeye biba biri kugenda biza. Ariko umuririmbyi atanze igisubizo cyiza. Abwiye Uwiteka mwinginga, aramubwira ngo no mu bikomeye biriho ubu ngubu undamburira amaboko, umpa imbaraga ku buntu. Haleluya. Ngo kugeza igihe uzaza kunjyana. Ntabwo ari imbaraga z'uyu munsi ngo ejo ube washiriwe. Oya, ni imbaraga Imana iguha kugeza igihe izaza kukujyana mu bikomeye biri muri iri joro. Iri joro rirabuditse. Imana idufashe kandi tugire neza. Muririmbyi yaravuze ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha, ngo utaramire nteze icyo umbwira, nkore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga. Mwene da ntukabure ku mbaraga. Abadukurikiye ntibakabure ku mbaraga. Umuntu wenda uzemera ibintu byose ubitakaze, uzemera inshuti zikuveho, ariko ntuzatakaze imbaraga. Izi mbaraga uwo bita Yosuwa na Kalebu Imana yavuganye nabo. Urumva harimo icyo nkore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga. Umuntu warishyize mu bikorwa n'umuntu bita Kalebu. Yizeye ijambo Imana yamubwiye, imubwira kumuha gakondo mu gihugu kitari ikiwabo. Mwibuke ko Kalebu ntiyari umwisirayeli, yavuka mu miryango 12 ya Isirayeli, ariko yari yaramenye amakuru y'Imana ishobora byose. Yamenye amakuru y'Imana ivuga ijambo ikarisohoza. Yamenye amakuru y'Imana ikurikirana ijambo ryayo ibihe n'ibihe. Aravuga ngo iri jambo Imana imbwiye uko nari mvuye kuzana amakuru y'ubutasi, Imana ikambwira ijambo ko kubera ukuntu nayihamije izampa gakondo, nanjye nzayizirikaho, nzayigumana nayo, sinzakora ikintu cyitwa ikosa ryo gutakaza imbaraga. Ngo abandi barakomeza bararwana nihute, ngo bageze mu gihugu cyabo abandi bahabwa imigabane, ariko Kalebu agumana imbaraga. Haleluya. Abandi bahawe imigabane y'amasambu, barahinga, bareza, barorora, ibintu byose bararya, baranywa, imbaraga zirashira. Abamowabu bajya babatera bakabarangiza, ariko uwo bita Kalebu aravuga ati nta kibazo umugabane wanjye n'imbaraga n'ijambo Imana yambwiye. Reka nkubwire rero, gumana imbaraga muri ibi bihe bikomeye. Gumana imbaraga, wikora ikosa ryo gutakaza imbaraga. Izi mbaraga zaje gukorera iki Kalebu? Ngo yaje kugenda abwira Mose atariko abwira Yosuwa, aramubwira atariko wibagiwe iki Imana yatuvuzeho turi Kadeshi y'i Baruneya. Wibuke ko Imana yavuze ko izaduha iki gihugu, kandi nanjye ikanyemerera gakondo. Ngo Yosuwa ngo yari yarabyibagiwe. Abantu benshi bamara kurya bakatwibagirwa, bakibagirwa icyo Imana yakuvuzeho muri gusengana, bakibagirwa icyo Imana yababwiranye, akibagirwa ya majoro waraye umusengera, akibagirwa ya manywa yiriwe, akibagirwa wa mwanya wafashe kuri telefone uri kumuhumuriza ari mu makuba, akagenda akagera mu bisubizo akagarama. Ariko reka nkubwire Roba, nubwo byamera gutyo, haleluya, ntuzakora ikosa ryo gutakaza imbaraga. Wowe uzagumana imbaraga gusa, ubihorere bagende. Hari igihe ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe riziyubahiriza abantu batakiryibuka. Bibiliya iratubwira ngo nuko Kalebu aragenda bibwira Yosuwa, ngo Yosuwa arabyibuka, aramubwira ati ariko rero wararangaye kubera ko narahatanze narahamaze.
aramubwira ati ariko kuko Imana yavuganye nawe se ubu ko ushaje uracyafite imbaraga. Iyo ugifite imbaraga ubu ugiye ukabohoza Heburoni, kubera ko Heburoni yo yarasigaye ariko ituyemo inyeshyamba. Izo twirukanye hano muri Kanani zose zaragiye zitsika kuri Heburoni. Ubu ngubu kugira ngo uzazihatsimbure zifite amahame zigenderaho, zifite mbega biragusaba imbaraga. Yosuwa Kaleba aramubwira ati wivunika, uko nateraga nkatabara cyagihe Imana ivugana nawe zambaraga aho niho imbaraga zizingiye. Yego uko nari imeze hamwe twajyaga gutata tugendana hahandi icyo gihe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uzirikane guhamagarwa kwawe, ntuzigere ukora ikosa ryo kutakaza ikintu gikomeye Imana yaguhaye kitwa ijambo yakuvuzeho n'imbaraga yaguhaye. aravuga ngo uko nari imeze cyagiye nyikodesha niko nkimeze nkiri mu nzu zanjye ngifite amayetaje, uko nari imeze nkitega akagare niko meze ngenda muri vewe, uko haleluya, uko nari imeze cyagiye nyiri mu ishyamba, uko nari imeze n'uyu munsi ndacyakiranuka. Haleluya, Imana ishimwe. Uko nari imeze nkiri nyakabyizi niko imeze n'uyu munsi ndi deje. Abantu bakora amakosa babona ibintu bagatakaza imbaraga, kandi nibwo baba bakwiriye kugira imbaraga zo gupeza ibintu byinshi bahawe. Rero reka nkubwire mwene data, iyo Imana yavuganye nawe atari nyiramubande wumvisha, atari abarangi baguhanuriye, atari pirate z'abadayimoni, ikikubwira ko ari ibisubizo Imana iguhaye nuko muri byo ugiriramo imbaraga. Ntuzatubeshe ngo Imana yaragusubije urangije uragwa. Oya, muri byo mu bisubizo by'Imana ugumana imbaraga. Amen. Kalebu avuga amagambo akomeye, aravuga ngo uko nateraga nkatabara niko n'uyu munsi kimeze. Cyageza mbaraga sinigeze nzitakaza, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima, kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Witegure umese ibishura byawe, ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'ifatiro z'isi. Birashoboka ko abantu bageraho bagahinduka, ibihe bigahinduka, ugaca muri byinshi, ugaca mu bigukomere, ugaca mu byoroshye, ugaca mu birushye, ugaca mu biryoshye, ariko ibihe ntibizakumara imbaraga. Haleluya. Ibihe byo ku nyanja ntibizakumara imbaraga, ibihe byo mu butayu ntibizakumara imbaraga, ibihe byo kuri Yorodani ntibizakumara imbaraga, ibihe byo muri Yeriko ntibizakumara imbaraga. Gumana imbaraga z'umutima. Bibiliya itubwiye iki? Kalebu rero yaragiye ararwana, arangije kurwana afata Heburoni, yirukana inyeshyamba, atura muri Heburoni ye. Bibiliya igaruka kuri irya jambo duhora tuvuga rivuga ngo nabugingo nubu. Na bugingo nubu. Haleluya. Na n'uyu munsi abantu bagumanye imbaraga z'Imana iracyabahesha amasezerano yabo. Ikibazo si Imana, ikibazo wowe urebaho byapfiriye. Gumana imbaraga. Bibiliya iratubwiye ngo nuko mujye murushaho gukanguka, mumenye ko igihe cyacu twegereye, agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Uyu ni umwanya wa nyuma Satani ari ku kintu wasinabyaye. Donc nuwo kwica, nuwo kuvuna, nuwo kurimbura. Imbaraga ze zose, imbaraga za Satani zose yazizanye kuri tere. Ndasubiramo, imbaraga za Satani zose yazizanye kuri tere. Muri Amerika iri gupanga kuzana imbaraga zayo zose kuri tere mu gihe yabibonye ko imishyikirano bidashoboka. Iri kubanza guca mu nzira z'imishyikirano kugira ngo irebe ukuntu yakinagaza Irani, babacecekesha avuga ati nyamuneka turi abanyacyubahiro. Ariko Satani yabigerageje kuri Yesu biranga, ahubwo Yesu amanukana imbaraga, agadekarara intsinzi kandi iraboneka. None Satani we rero nawe ari kuza kurwana wa nyuma, kuko arabizi wenda mpfe, kuko arabizi ntazarokoka, iyi ntambara ntazayitsinda. Niyo mpamvu ari kujaga abo yisasira. Ubundi intambara ya Satani yo ni urugamba rwandanze. Nukuvuga ngo ari gushaka abazisasira, we gusa nugushaka umubare mwinshi w'abazisasira, kuko urupfu rwo yararukatiwe byararangiye. None rero mwene data shuti y'umusaraba, izi mbaraga zose za Satani yazanye, nagira ngo nkubwire ngo uhagarare ku ijambo Imana yavuganye nawe, kugira ngo ubashe gukomera, ubashe kuba maso, ubashe gukomera. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nagira ngo mbwire abadukurikiye bose ko turi hafi kunesha. Nimukomere cyane, tugiye kunesha, duhabwe ingabire nziza z'abatabazi
yaratabarutse. Nimukomere cyane kuko ntabwo ariko bizahora kuba mutegereza. Tugiye kunesha, duhabwa ingabire z'abatabarutse. Agakiza karatwegereye. Hari igihe Yesaya kari kamuri kure, hari igihe Elisa kari kamuri kure, hari igihe Pawulo kari kamuri kure, hari igihe uwo bita Petero kari kamuri kure, ariko njyewe nawe karatwegereye kuruta igihe twizereye. Nimuhumure, ijoro ririje burenda gucya. Nimwihanganire igicuku urimo, utegereze igitondo. Inkoko yabika itabika, amaherezo buzacya. Iyo igicuku gikuze, ijoro riba ryenda gucya, ariko ibibera mu gicuku birasaba imbaraga z'umutima. Ndasubiramo, iyo igicuku gikuze, ijoro riba ryenda gucya, ariko igicuku iyo gikuze kiba gisaba imbaraga z'umutima kugira ngo ubashe kurenga aho hantu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ntukarugwe muri iyi si, ntukareke Imana yeze kwire. Umva aka kantu, ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Ngiye kubaza abantu badukurikiye, ibyerekana kuza kwa Yesu muri kubibona? Ejo bundi nyoboye iteraniro narababajiye ngo nimunyereke mu byanditswe byera ubuhanuzi buvuga kugaruka iminsi ya nyuma no kugaruka k'umwana w'Imana Yesu Kristo. Icyaba gisigaye mu bimenyetso byari byarahanuwe, abantu turagitekereza turakibura. Hari mwene data umwe wari wabanje kumbwira ati ni urusengero rw'i Yerusalemu, ariko ndamubwira ni wibuke ko ruriya rusengero rugomba kubakwa na Antikristo. Rero icyo gihe itorero ry'Imana rigomba kuba ryatashe. Haleluya. Ni ukuri rero nta kintu gisigaye, agakiza kacu karatwegereye. Ibyo twategereje noneho tugeze kuri finali yo kubibona. Ni mwihangana kanya gatoya. Haleluya. Umva abo bakobwa batazi kwambara, abo bakobwa n'abagore biyambika ubusa, umva ba muka Potifari bigumara imbaraga z'umutima, bigutesha ikuzo, bigutesha umwanya. Ni igihe giti intambara igashira, ni igihe giti umuraba ugacyahwa, noneho tukarambika imitwe yacu muri rwa rubavu rwa Yesu. Iminsi tumaze dukora, igihe cyo guhembwa kirageze. Haleluya. Agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Nuko mwiyambura imirimo y'umwijima, mugendane umurimo y'umucyo, mugendane umucyo, mutiba mudasambana, mudakora bya bindi byose. Kandi ikintu gikomeye, ntuhurwaho umubiri wawe ngo ubone uko ukora ibyo wifuza. Ndashaka kukubaza wowe unkurikiye, kugira ngo umenye yuko uniteguye kandi ubwo ndi gusoza. Ese umubiri wawe wawimye urwaho cyangwa uri kuwuhurwaho? Iyo uri kubona ibyo uri gukora, ni iby'umwuka ashaka muri wowe cyangwa ni iby'umubiri wawe wishakira? Uyu munsi itegeko rishya risohotse rirakubwiye ngo ntuhe urwaho abantu bategereje umwami, abantu bazi ko Yesu ageze ku irembo, abantu bamwizeye. Ntibahe urwaho imibiri yabo ngo ibone ukwikora ibyo yishakiye. Ibyo bivuze iki? Hari iby'umubiri uragusaba wange, byangwa ubwite have wa mubiri we wikoraho dutegereje umwami. Wikoraho dutegereje ibyasezeranyije. Nese ko numvaga mbishaka, wikoraho. Nese ko ari byo biryoha, wikoraho. Nese ko ari byo nambara bikambera, wikoraho. Nese ko ari byo nkora bakambwira ngo ndaberewe, wikoraho. Nese ko ari byo byari kumpesha akazi, wikoraho. Haleluya. Wikoraho dutegereje ubwami, wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe. Nta kindi kizana Satani uretse kwica no kurimbura. Ntatinya intebe wicayeho, ntatinya bakuze, ntagirire mu wabashakanye bakundanye. Gira amakenga mu byo ukora byose, dutegereje ibyasezeranijwe. Have wikoraho dutegereje ubwami, wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe. Wikoraho dutegereje ubwami. Haleluya. Wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe. Mama, izo ntoki zashyugumbwaga sigaho. Ayo marangamutima yarari kuguterura, sigaho. Dutegereje ubwami. Haleluya. Karatwegereye kuruta igihe twizereye. Mwihangana kanya gato, mwihangana kanya gato mama. Ihanganira ubwo buribwe kanya gato, ihanganira ubwo buribwe mama, ihanganira ubwo buribwe papa, ihanganira icyo kigeragezo murumuna wanjye, mukuru wanjye, muvandimwe, mushiki wanjye. Ihanganira igicuku, utegereze igitondo. Inkoko yabika itabika, amaherezo buzacya. Agakiza kacu karatwegeye kuruta igihe twizereye. Niyo mpamvu muri kubona ibyo mutabonaga, niyo mpamvu intambara zabaye nyinshi
kuri mwebwe nizigambiriye kubagamburuza ariko mwene data ntugamburure mu makuba kuko nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuri hehe uramenye imitima y'abandi irahagaze ntibakiryama ngo bashaka kubona wangara iyo ntibazabibona amerwe nasubire mu isaho amerwe y'abarozi asubire mu isaho amerwe y'abadayimoni asubire mu isaho amerwe yo gutegereza ngo ugiye guseba ugiye kwangara bigiye gupfa mu izina rya Yesu iyo mbaraga y'abadayimoni yari yaremwe ku buzima bwawe itagaciro mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zikoreho urukundo rw'Imana abamazigiye kugisasiro abo turabasengeye hari ababarozi n'ababo ntibazabeho turongeye turategetse mu butware bw'Imana isumba byose abo nibabeho mu izina rya Yesu Kristo hari abavuze ngo nta kintu abantu bazageraho baravuga ngo ntago bazashaka ngo bazabyara ngo ntibazagira icyo bakikira ariko mu izina rye haleluya haleluya tumenaguye imbaraga z'abahize dusubije imyambi y'abadayimoni ineza y'Imana urukundo rw'Imana ibambe ry'Imana ribe ku buzima bw'abizera twatuye izimbaraga mu izina rya Yesu Kristo dutwitiye imyuka mibi izimbaraga zihiga itorero mu izina rya Yesu Kristo imyuka irwanya abizera turasenze ubuntu bwawe n'urukundo rwawe rwishi rutagereranywa rube ku bana bawe mu izina rya Yesu Kristo dusengeye abantu badukurikiye bafite intimba bafite ibigeragezo bafite amakuba bafite ibyago bafite ibibakikije ariko baneshereze Kristo waravuze ngo umuntu nakomanga agakinguza uzamukingurira nasaba uzamuha mu izina rya Yesu Kristo dusengeye abera bose bari muri iyi si abari muri Afurika abari i Burayi abari muri Amerika abari muri Aziya mu nkuko z'isi yose turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo rw'ineza yawe n'urukundo rwawe rwinshi ribagote ribazenguruke turasenze ngo kw'Imana kuboneka ku buzima bwabo umuco w'Imana nubamurikira kunesha k'Uwiteka ni kuri mu buzima bwabo intsinzi y'Uwiteka mu buzima bwabo ibendera ry'ubutsinzi rya Kristo nirizamurwe mu ngo zabo nirizamurwe mu kazi kabo nirizamurwe mu ngo zabo nirizamurwe mu buzima bwabo haleluya turabahoza kw'Imana ni kubarera mu izina rya Yesu turazingura abazinzi mu izina rya Yesu turasengera abarwayi mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zibakiza abaganga babwiye ngo nibitahire bagende babane nazo turasenze mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu uri imbaraga zacu urakoze ko wumvise gusenga ukabudukirije abarwayi ukabukuye abantu mu bwigunge ukabubashize mu mahoro ukabugenjeje neza ibitagendaga ukaba wirukanya abadayimoni basenya ingo ukabushubije ubwenge mu mitwe y'aba bana ukaba wongeye kubaka izi ngo mu izina rya Yesu ukabukoza imirimo n'ibitangaza mu gihugu no hanze mu izina rya Yesu imbaraga zawe zikaba zije kuduporoteja ukabusubije inyuma imyambi y'abadayimoni ukabutesheje agaciro imbaraga z'ikuzimu ukabutesheje agaciro imitongero y'abarozi ukabufunguye amarembo y'imigisha abantu b'Imana bakaba bongeye kogirirwa ineza n'Imana kandi bagiye guhura n'ijambo wabavuzeho nkuko Yosuwa wamusohoreje icyo wamubwiye hari abantu bamaze imyaka n'imyaka bategereje amasezerano ariko yari yarafatiriwe imbaraga zari zarayafashe turazitwitse mu izina rya Yesu turazitwitse mu izina rya Yesu turazitwitse mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu umucyo w'Imana ni wongere kubamurikira kandi umugisha wabo nkuko wawubasezeranije ubagereho binjire mu masezerano binjire mu mugisha wabo kandi babashe kuwukiranukamo urakoze kuri Imana yumvise gusenga reka tuguturize ibyo ubona ko ari ngombwa ubikore kugira ngo izina ryawe ryubahwe mu izina rya Yesu amen 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 Imana y'amahoro iguha umugisha kandi ikomeze ikurindisha urukundo rwayo tugeze mu mwanya mwiza umwanya wo gushima Imana umwanya wo kumva twabwira Imana ibyo yakoze Masenge ubundi njya nkora kubwira abantu hari ishimwe riruta yandi mashimwe ni ukuba Yesu yaratwishyuye yaraduhaye agakiza ni kukuri
iri ni ryo shimwe rikomeye iyo ndigezeho numva umutima wanjye uhehereye, nkumva ndanezerewe, nkumva ndishimye n'abandi bose. Umuntu uzajya utekereza kuri iri shimwe, ariko iyo Yesu ariguhaye aguhana n'ibindi byose. niko kuri. Niyo twaba turi mu ntambara, twaba turi mu bigeragezo, iyo Yesu abiguhaye aguha n'imbaraga, aguha n'ubushobozi bwo kurwana n'ibintu. Amen. Imana rero ishimwe, tuyizamura icyubahiro. Icyubahiro ni iki? Tubaha icyubahiro kuba abakozi b'imbaraga, ubuntu bw'Imana. Imana yagize neza kudutoranya tutari beza kubw'urukundo n'imbabazi zayo. Ntabwo nasoza aya materaniro nashimye Imana ko yaduhaye ubuntu bwayo n'urukundo rwayo, ko yatwigije hafi y'amasezerano. Sinzi nawe niba ari ishimwe rikuzuye. Yego, bashima Imana. mfite amashimwe yuko nkivuga bikemera. Mfite amashimwe yuko Imana yanyongereye iminsi yo kurama kugira ngo ndusheho gukora byinshi byo mu murimo wayo, ngwize ingororano imbere y'Imana. Mfite amashimwe yuko Imana iba yaduhaye uyu mwanya kugira ngo tugaburire bene data kandi nanone dusangire nabo, kuko umwigisha n'umwigishwa baragabana. Mfite amashimwe yuko Imana iturindana n'imiryango yacu bugacya bukira. Mfite amashimwe yuko Imana ikomeza kungirira neza yo mu burwayi bwacu, mu ntambara ikagenda idukiza. Mfite amashimwe yuko Imana idutabara. Ubu mba nicaye hano ndi kwibaza nk'umuntu uhora udutera ibitero, nk'iyabonye turi guhumeka atekereza iki? Rero izo ni imbaraga z'Imana. Haleluya. Muri byose Imana iratuneshereza. Mfite amashimwe yuko Imana ikomeje kuturindira igihugu. Mfite amashimwe yuko Imana ikomeje kutwumva iyo tuyisenze. Mfite amashimwe yuko Imana ikomeje kuduha agakiza no kuryoherwa nako, kandi tugakomeza kugenda twigira imbere. Ngewe buri munsi narabihize kandi umwuka w'Imana ari kumfasha. Ibyo byo rwose ndabishimira Kristo. Uko umunsi ucya nuko wira niko ngenda ndushaho kwigira imbere muri Kristo. Ndashimira Imana rero urwo rugendo rwose Imana ikora ku buzima bwanjye. Ntabwo ari uko ari njye ubishoboye, ahubwo ni Kristo Yesu ubishoborera muri njye. Ahimbazwe rero kubw'umugambi we mwiza ku buzima bwanjye. Amena. Icyubahiro ni icya Yesu ku bwa byose. Haleluya. Amen. Reka dufatanye indirimbo imwe ivuga ngo ni igihe gito intambara igashira. Yego. Igihe gito umuraba ugacyaha. Ni umuririmbyi wayiririmbye 47, kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana. Yego. Dutarama dusenga. 47 ivuga ngo ni igihe gito intambara igashira, igihe gito umuraba ugacyaha. Nigihe giti ntambara igashira, nigihe gitu umuraba ugacyahwa, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mw'ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Mw'ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. N'igihe gito ngifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Nziko mw'ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Nziko mw'ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nza wibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mw'isi, mw'ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose.
imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro. Imana we, imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose. Amen, amen. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Nubwo intambara n'amakuba ari byinshi, ariko Imana izavanaho umubabaro wose. Reka rero mushimire kubw'umwanya mwiza n'uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo dutarame, dusenge, twongere dusabane n'Imana. Shimire n'abantu bose nabo baraza kudukurikira, kandi mujye mudushyigikira tubashe kuba twagagura uyu murimo kugira ngo tuzategure dushyireho n'umwanya tuzadukora amateraniro. Nabyo ni ingenzi. Hari ukuntu tuza twigisha, tugakora umurimo wo kwigisha, ariko ntitugire n'umwanya wo guhura na bene data ngo tuganire, dusabane, twongere twuzurane umwuka wera. Masengero Imana iguhe umugisha, ndetse n'umugisha abantu bose twabanye. Naho ubutaha. Wakoze kudutaramira, kandi dushimiye n'umwuka wera waduhaye ibihe byiza. Imana ihabwe icyubahiro. Reka tubwire ngo naho ubutaha. Shalom, shalom.